icyo gikora kwa ngo kiye perform di nuko hari ibigomba kuba byabaye ugasanga ibyo bintu ibyo wari witeguye cyangwa ukunze nuko bitekereza uko ushaka ko bigenda ntabyo afite ntabafite iyo success abasore bakubagana abasore bashaka barakubaganye cyangwa abakobwa bashaka barakubaganye hirya no hino nibo baba expecting ibintu bitandukanye iyo umugejeje mu rugo ugasanga ntabyo afite yego icyo nicyo cyambere mutandukanye sex n'urukundo mutandukanye sex mutandukanye imishakire ushatse umuntu kubera iki ugiye kuvuga nk'ibintu bitata cyane microphone urabibwira uwo mama yakugiraho inama wumva bikugora mu buzima dusoza byagora inama zose uzazisangamo nuvuga ngo iyo ukiri umwana mutoya sibyo iyo ufite ababyeyi ubana na mama wawe gusa sibyo inama nakakugiriye nyinshi mama yaranazikugiriye sibyo ariko nakongeraho sibyo nuvuga ngo hari ibintu bigeze nko kuri bingahe wowe ugomba kugenderaho icyambere inama umutega amatwi ukamushimira kandi ukamwumva icyambere Masuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana ho muri hirya no hino mu gihugu abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba abari mu mujyi rwagati wa Kigali amahoro y'Imana bane namwe ni Mr Jean Ngugu kuri Iris Rwanda TV turi 2024 umwaka w'amahoro umwaka uzasiga abantu badohotse bamwe kenshi bakavuza impundu abandi bagakoma amashyi hamwe na Anne Cambrita mbivuze neza mbivuze neza cyane Anne Cambrita mu gifaransa Cambrita Use twaravuze ngo iryo zina ngo tuzarivuga ubutangwa n'igisekuru kirekire wambaye neza murakoze cyane iyo uza kwa Pastorine byari kwa bimeze gute Pastorine ubwo ni femine y'iki ya Pastorine byari kuba byiza cyane ariko nubundi umuntu aragakora ku Pastorine nyine ariko atitwa Pastorine mu buzima busanzwe iyo uzi Imana kagendera mu murongo wayo nubundi ubikora tuguhaye ikaze rero ni karibu urisanga kuri Iris Rwanda TV murakoze cyane ubushize twaraganiriye abantu murakomantinga muvuga mu buryo butandukanye mumuvugaho hari cyane twe twakoze ku muryango turi kuvuga ngo umuntu wese akwiye gufata umwana nk'uwe iyo topic twakigarutseho turagaruka ngo hagati y'umugabo n'umukobwa ngo umukobwa utwara umugabo w'abandi uwo mugabo basanzwe yaragiye yego abantu bavuga bati oya hari umugabo ashuka umwana w'umukobwa cyangwa se umukobwa akamushuka bitewe n'imyambarire itandukanye hari benshi bagiye bivuga bitandukanye wo feedback wabonye bakimara kukubona kuri YouTube feedback kuri yo sije urumva abantu baba bumva ibintu mu buryo butandukanye ni byiza kandi na feedback aba ari nziza kuko zituma no mu byo bavuga nawe hari ibyo ukuramo ndetse ukabona uko abantu bafata ikintu muri rusange ese ko nge nkibona uko nacyumvaga ngereranyije nuko n'abandi bantu babyumva ese koko nibyo none ukagira ikintu ukuramo gusa igihari ngewe nkunda kuvuga iyo uri mukuru buri mukuru ntabwo nimvisha ukuntu umwana ashuka umuntu mukuru yego umugabo niwe mukuru ashobora kuba umubyeyi w'uwo mwana nubwo bitaba ari biologique afite kumuyobora mu ngeso nziza afite kumuyobora mu mico myiza nkuko umwana w'umukobwa nawe yamuyobora ubwo renge kunyumvisha ko umwana w'umukobwa yamushutse ntabwo ari byo ni naho kuba mukuru icyo bivuze mu marangamutima mu buryo amwiexposaho umugabo ashobora gucika intege birumvikana kuko niko ateye ariko se bwa bwenge bwo bwagiye ariko barabanga igi ryahanye inyoni nani nkuko rishobora kuryoshya oya icyo cyo ndumva tutagitindaho kuko usibye n'umugabo n'abagore n'umugore ashobora guhura n'igishukorega cy'umugabo cyangwa cy'umwana w'umuhungu kubera uko ateye imiterere ye babyita guseduiza mu kinyarwanda plutôt muri France muri France niko babyita ariko hagakora ntabwo agomba gukora umutima gusa n'ubwenge burakora ntabwo agomba gukora ayo marangamutima gusa cyangwa iki n'ubwenge burakora iyo uri mukuru uba uri mukuru ntabwo uri umwana niwe ushukwa akagwa mu bishuko kubera ko nta bundi bwenge yabonye bumugarura
ariko uri mukuru n'abantu bakuru barashukika barashukika nyine kuko ni umuntu ariko ntabwo twabifata gutyo ngo abantu bakuru barashukika tuguma aho ngaho tujye tubyitwaza abagabo bitwaze ngo abana b'abakobwa bari expose kuri twe tugacika intege abagore bitwaze ngo abana b'abahungu bari expose kuri twe tugacika intege finalement se byagenda gute kuko ibishuko si turi ku isi se yego isi yanduye ibishuko bizahoraho twari turi ku mukobwa ku mugabo wararutse akarokera mu bana b'abakobwa ariko se umugore we wararutse cyane babaho cyane kuko twari tubivuze babaho kuko nabo afite nyine uwo mubiri ariko nibwa bwenge akamaro ka bwa bwenge ufite nakaye uri mukuru ki bikumariye iki kuba uri mukuru bikumariye iki hari ikintu twakagombye kureba tukavuga ati Imana yampaye impano yo gukura nkagira ibyo ndenga nkagera ku rwego rwo kuba umugabo Imana yampaye gukura nkagira ibyo ndenga nkagera ku rwego rwo kuba umugore yego ese mbimaze iki mu bishuko ngenda mpura nabyo muri societe mpurana kuko nta muntu ushaka kwemera ngo avuge ngo ntabwo nashukwa nta muntu ushaka kwemera ngo avuge ngo ntabwo iryo rari narigira biraje urabibonye ubonye kuri expose ese kuba mukuru ubwo bwenge ufite bikumariye iki niba udatekereza ibishobora gukurikira nyuma y'aho hantu bikumariye iki ese uwo muryango nyarwanda w'ejo abo bana b'ejo uri umugabo urashuka uwo mwana usubugura gufasha iki gihugu ariko rero baravanga inyamaswa iryana ntagira gute ntagira ubanura okay ubwo twabyita ko ari ubunyamaswa turamutse tubyise ubunyamaswa byafite logique kuko zirahari inyamaswa ubwo nyine wahisemo kuba inyamaswa voilà wahisemo kuba inyamaswa kuko ntabwo witaye kuri wa muryango w'ejo ntabwo witaye kuri wa mwana rwa rubyiruko rw'ejo ni umwana w'umukobwa ntumucyashye wenda ngo umubwire uti no ndi mukuru kuri wowe ni bibishahu ubutaha ntuzongere nuhura n'undi ntuzongere ujye witwara gutyo profite umwigisha ni ukuvuga ngo ubundi igisubizo tuba tugifite muri twe mu muryango nyarwanda nta mpamvu yo kugira ngo abantu bajye hariya mu mafilime ariho bakura amasomo okay nayo atanga amasomo byakagombye guhera muri societe tubamo wa mugabo natambuka agahura na wa mwana w'umukobwa witwaye kwa kundi amucyaye wa mugore nahura na wa mwana w'umusore hari ibyo bita ngo sugar daddy na sugar mami none n'abana b'abasore bashaka kuvuga ati nabuze amafaranga ariko hari ibyo numvise ngo bya sugar mami ese kuki nta profit irahariye yego nakugeraho uri umumama profita kumuhana aho kugira ngo umugushe ndumva aricyo kintu abanyarwanda musange twamarirana aramufasha voilà aramufasha akavuga ati nda professeur anyizaniye akamusomamo faiblesse ye uyu mwana w'umuhungu akeneye ibi uyu mwana w'umuhungu akeneye ibi hari akantu twe twagarutseho ku bakobwa babyarira iwabo yego ubu barashigikiwe cyane gushyigikirwa gute mu ruhe rwego gute bari guhabwa kashi ibana ntabwo ari ugushyigikirwa okay naguha nk'urugero mu rugo iwawe ushobora kuba ufite abana umwana agakubagana umwana akitwara nabi umwana agakora ikintu kibi akazerera n'ibindi byinshi bishoboka uwo mwana ntabwo uzamukubitira kumwica sibyo ahubwo ushobora kumuha igihano kimwigisha ariko ukanamusapotinga sibyo hari abantu bafata ibihano akavuga ati wenda nkukuriyeho ibi burundu no ushobora no kubigabanya ntubikureho burundu ni ukuvuga ngo hari uburyo uhana ugakomeretsa hari n'uburyo uhana ahubwo ukigisha wa mwana w'umukobwa w'abana b'abakobwa babyarira mu ngo zabo ese ko yabyaye okay hari ikintu twatuvuze mbere kibishuko abagabo bashuga mame bashuga daddy n'ibiki byose ese ko twemera ko ibyo bintu bihari hanze hari abatagira za mbaraga na bwa bwenge bwo kubyiproteja bakagwa muri wa mutego bikababaho tuzabajugunya ntabwo tuzabajugunya ese tuzabakubitira kubica oya tuzabahanira kubakomeretsa oya ariko hari uburyo ushobora kumuhana unamusapotinga mu buzima bubi yagiyemo wa mwana w'umukobwa ntabashe kwitunga ntabashe kurera wa mwana afite ubumenyi buke ejo ubundi wa mwana azarwara bwaki ejo ubundi wa mwana azagira ikibazo runaka nyine azagira ihungabana ese tuzaba turi kubaka umuryango nyarwanda no
hari ibyo uzamupriva uzamukuriraho bya liberté afite bishobora gutuma akomeza kujya muri za ngeso ariko nanone uzanamwegera kugira ngo atagira ihungabana akuremo n'isomo ndetse na wa mwana yabyaye agira ubuzima bwiza. Aba bana b'abakobwa hari abo usanga bafite imyumvire ngo reka mubyare n'ubundi nzajya najya kumenya ibamo burabukire bafata ko yego barahari. Nk'ibyo nakubwiraga akareba uburyo bw'imibereho akabona ntabwo akabona wa mwana wo kwa nyirakanaka baramuhembye bamuguriye ibi support ni nyinshi kubera ko yabyaye na bwa bwenge bukeneye amyaka mike yakumva nawe yajya muri ibyo bintu. Niyo mpamvu rero kwigisha bihoraho. Niyo mpamvu inzego nyinshi bizireba bagahora bigisha berekana isomo kuri wa wundi wagize bya bibazo kugira ngo na wundi ukurikiyeho abikureho. Nk'umwe mu bantu wenda nubwo tutinje mu kazi kanyu ka buri munsi ugereranije uburyo abana b'abakobwa bakuragamo inda mu gihe cyashize n'ubu ngubu nihe byawe bikorwa cyane? Bon wenda nshobora kuba nta données mfite zihagije kuko nakora muri iyo service ariko muri rusange ni kera uko connaissance yanjye hari cyangwa se uko ngenda mbibona nubwo nta madona afatika mfite wenda na kubigira ngo nkompare neza nkoresheje icyo twita nk'imibare cyangwa ibimenyetso bifatika binagaragara mbona ari kera kuko kera habagaho isoni. Umwana w'umukobwa yatwara inda akagira isoni, umwana w'umukobwa yatwara inda ababyeyi bakamwirukana, umwana w'umukobwa yatwara inda abasaza be bakamwirukana bakamwirukaho akabura umutekano, societe ikamuseka akagenda anabyara barahari cyane akavuga ngo ndarwaye mu nda haranyishe yajya kwa muganga bati nyamara n'umwana agiye kuvuka ababyeyi bakikanga. Ariko uyu munsi kubera Minisiteri y'Ubuzima ibifashijwe donc inzego z'ibanze inzego za leta zifashijwe muri Minisiteri y'Ubuzima habaho gahunda nyinshi zo guhugura urubyiruko kuganira n'ababyeyi bagize abana bafite ibyo bibazo. Noneho cya kintu cy'icyoba n'uwo byabayeho cya kintu cyo kumva ko acitse mu muryango nyarwanda cyagiye kigabanuka. Noneho ahubwo bakamwegera bakamufasha neza nyigisho hari ababyumva pe ku buryo bigenda bigabanya uko mbyumva bigenda bigabanya umubare w'abana bagira risque yo gukuramo inda akaba yabyarira kwa muganga rwose. Inyigisho zirahari cyane kandi zigira umusaruro. Uyu munsi none tubihuze no kuba ufata umwana w'umukobwa wakoze ubukwe atwite, ubundi umuntu wakoze ubukwe atwite hagati y'umusore n'umukobwa agakora ubukwe atwite amufata nte mu ihe cadre muri cadre religieux muri cadre société mu muryango kuko bimaze kuba umuco ntabwo ari umuco. Yes bimaze gufata indi ntera bimaze gufata indi ntera okay harabo tutabyumva kimwe ariko nkanjye ngiye ku giti cyanjye mbona niba umwana w'umukobwa agize bya byago okay ni ibyago ku ruhande rumwe kuko ntabwo yakagombye gutwita atarashaka. Yego yakagombye kubanza agashaka. Umuco wacu niko ubitwexija umuryango ukamutanga undi muryango ukamwakira ibirori bikaba akagera mu rugo rwe akaba yabyara. Ni gutyo byakagombye kugenda ariko yahuye na zangorane we na wa musore bateranye atewe inda batabiteguye ariko barakundanye barashaka kubana barabishyigikiye. Umusore ntataye umukobwa nkuko tujya tubyumva yegereye ababyeyi ati uriya mwana w'umukobwa namuteye inda ndashaka kumutwara kuki abana batakorerwa ubwo bukwe bakabana. Ikibi kirimo ni iki? Ntabwo bivuga ko batwite warumbajije ati umwana w'umukobwa ukora ubukwe atwite. Yego kuri njye ntabwo mbibona nk'ikibazo ahubwo njyewe nabaha felicitation kuko birengagije cya kintu utangiye uvuga uti kera n'ubu bikuyemo cya kintu cy'isoni bikuyemo cya kintu cyo kuvuga ngo abantu barabifata bate sibyo bikuyemo cya kintu cyo kuko badatinyutse yanda banayikuramo badatinyutse wa mwana w'umukobwa yazahura na bya bibazo nayo famille azamusapotinga kugira ngo arere wa mwana badatinyutse hari byinshi cyane umwana w'umusore yakwigendera ariko bo baracyameze gutya baracyafitanye ubumwe baravuze ati tugendane mpaka ariko reka twishyire hamwe tubane tujye kwa padira dusezeranye tujye kwa pasitera dusezeranye twiyegereze Imana tubane. Hari abavuga bati
umuntu ko yasambanye yakoze icyaha gutajya gusezerana imbere y'Imana yarakoze kiriya cyaha sibyo ntabwo ndi pasiteri ntabwo ndi iki ngo wenda menye uko ijambo ry'Imana rivuga ko mutere naho wabaye umuhango ariko impamvu nge numva ko ari byo deja iyo watekereje kujya gusezerana imbere y'Imana uharangije kwicuza yego muri wowe ndani ahubwo ugiye kubyatura uratwite mwakoze nabi murabonana kandi imbere y'uko mubana nta utereranya undi murabyumvikanye mu gihe imbere y'Imana mwarangije kwicuja already mu mitima yanyu wase ko bitakiri icyaha kuri nge ntabwo biri icyaha niba byarigeze no kuba kuri nge ntabwo ari n'icyaha no icyaha nuko mwarakoze bya bintu mutabyemerewe yego kubera yuko gusezerana oya kubikora imbere y'igihe ni icyaha hari umukobwa uretse gukoresha aya magambo ngo ngewe umusore utaranongora ngo turyamane ntago nshobora kumubera umugabo nta nubwo twakora ubwo ngo afite imyizerere ye ako tugarutse kuri icyo kintu kuba barabikoze mbere yuko babana basezerana babyemeranywaho Imana ikabishyigikira ni icyaha ariko cyababayeho bari ku isi deja baricuza barashaka kujya imbere y'Imana kugira ngo noneho ibababarire ndetse n'abasezeranye ntiwihana ibyaha ukicuza ukababarirwa umuntu yihana icyo yakoze already baragikoze kuko ni icyaha ariko tubareke bakomeze bakore tureberera umwe yigire ku no gukomeza bakabikora sibyo ni ukwigishwa kuko nabo bazi ingaruka zabyo ingaruka ya mbere nta yindi hari n'abana batarapangaga ku bana erega gukundana n'umuntu nta nubwo bivuga ku bana biza nyuma yo gukundana murakundanye murakundanye uyu munsi wa none nta mufiance mfite ntabwo nzashaka cyangwa ntabwo araza no ni ukuvuga ngo umenyanye n'umuntu murashimanye mumaze gushimana uramugenza usanze behavior ze nawe arakugenzuye mwiyumvanyemo niko twabyita iyo mutangiye kwiyumvanamo rero ni rwo rukundo ruba rutangiye donc urukundo ubundi ni process yego murabanza mukamenyana mugashimana noneho hakaba hari utuntu turi kuri mugenzi wawe tugenda dutuma umukunda mukagera ubwo mwemeranywa ko mwabana sibyo iyo maze kubana rero nibwo bya bindi mwemerewe mugomba no kubikora sibyo ariko turi ku isi kandi abantu bagira imbaraga nkeya niba za mbaraga zibayeho rero ntabwo warumbajije uti se twagumye tukareka ibyo bintu bikaba umuco no niho za mbaraga z'abakuru niho za mbaraga z'abapasiteri niho za mbaraga za sosiyete nyarwanda muri rusange niho za mbaraga za guverinoma z'ubuyobozi buri lokale domene zose bagomba gushyiramo imbaraga mu kwigisha rwa rubyiruko abashatse mbere bakigisha rwa rubyiruko bakabereka iyo nzira bashaka kujyamo uburyo igoye kugenda utwite kugenda mu mwakozi ibyo byose kuko erega mushobora no gupanga kubana nyuma hakaza izindi conditions zituma mutanabana birashoboka cyane already mufite umwana urumva wa mwana uzakurira mu muryango atari kumwe na se na mama we ni ingorane deja zamaze kuba ingorane yaba ku mwana yaba no kuki no ku babyeyi niyo mpamvu guhora bigishwa ko ibyo bintu bakagombye kubyirinda bakabanza akabana ari byiza ariko babandi bakeya bibayeho ntabwo tugomba kubasiga inyuma boyfriend girlfriend bimaze gufata igisobanuro nk'icy'abazungu ega kuryama turi mu iterambere turi mu isi yiruka iterambere nicyo rivuze iterambere rigendana n'ibyiza kandi n'ibindi sinzi niba nabyita bibi ariko bihamanye n'umuco w'aho hantu nabyo bigenda biza niryo terambere nicyo bita iterambere uyu munsi wa none urugero igihugu cyacu cy'u Rwanda kiragirana umubano n'ibindi bihugu abanyarwanda barajya hanze biremera si nka kera n'abanyamahanga baraza mu Rwanda za social media zirigisha abantu zirigisha abana zirigisha urubyiruko ibyo babonaho tusa ni gutyo nyine ni iterambere na bya bindi bigomba kuzamo girlfriend boyfriend mu rubyiruko birahari kandi ntabwo wabirinda ahubwo profita bya bintu byaje by'iterambere wowe ubishinzwe ninde se nitwe bakuru nitwe babyeyi babo nitwe barezi babo ni itorero profita iza social media zibigisha bya bindi profitira hahandi unabigishirize umuntu harabamo kudohoka kw'abantu bakuru n'itorero
n'umuryango. aho niho hari n'ikibazo d'ailleurs nta nubwo ikibazo kiri kuri babana kuko umwana sura mu priva telefone uramupriva kujya kuri TikTok uramupriva kujya kureba ivyo byose no ntabwo uri priva ngo bipfe kwemera ni bigezweho sibyo ahubwo profitira hahandi urebe faiblesse ye umwigishe kandi arumva azumva pe. Kuri wowe imyaka yo gushaka k'umuntu wumva yabingaye? Ntabwo nahabanya na leta ni ukuvuga ngo erega leta ishatse bashyiraho na 25 si myinshi ahubwo bashyiraho abasore batagomba kurenza n'abakobwa. Yego ariko ubundi ubundi amategeko cyamaze instruction siyo ikizimaze ni ukugida abantu ntabwo ubundi nta nubwo bari ihame ariko impamvu babigira itegeko rikajya hariya ni ukugira ngo bigida abantu biyobora abantu ariko igihe umuntu wese aba yakuze ababashije kugira hari ibindi bintu byinshi twanagenderaho tutugende no ku myaka ukavuga uti umuntu akwiye gushaka kuko umurebe ukabona ni macho wabihagije. Icyo mbivugiye hari umuntu duherutse kuganira arambwira ngo ubwo bashize imfatizo y'imyaka 21 kugira ngo n'abasore bige kurongora be gutuma bashiki baki baguma aho ngaho ni babashireho imyaka yo kutarenza ni bayirenze baje barasora kubera ko abasore batinda gushaka ni ikibazo gikomeye abasore batinda gushaka ariko hari icyo gitekerezo cyagonga abasore cyane erega umugabo imyaka yose yashakiraho no wenda ntakabye kuko iyo amaze gukura ntabwo aba gifite igihe cyo gufasha umuryango yego ariko ntabwo ari ngombwa ko umugabo yashaka afite 21 nk'umukobwa kubera ko umugabo buriya responsabilité z'umugabo n'iz'umugore biratandukanye umugabo aba afite kubanza kiyubaka kuko kereka nibiba ngombwa ko ese twakubaza tuti urubyiruko rwacu rw'igitsina gore abakobwa bafite iterambere wenda mu myaka iri imbere bizashoboka bafite iterambere ringana gute bafite ubushobozi bungana gute ku buryo niba umusore imyaka 21 ashakanye n'umukobwa imyaka 21 urwo rugo rwakomera. Icyo mbivugiye ni iki nuko ubundi nejo ubundi ku munsi umugore ndumva izo message zagiye zitambuka umugore niwe fatiro ry'umuryango yego niwe fatiro ry'umuryango ese ni ko ari we fatiro ry'umuryango uyu mwana w'umukobwa ari macho abingana iki ku buryo ashakanye n'umusore utarakura cyane urugo barwubaka rugakomera ariko umwana w'umukobwa ugeze ku myaka 21 aba akeneye wa musore noneho we umurusha imyaka ho gato kugira ngo bahuze za mbaraga kuko umusore uri hejuru y'imyaka 21 vrema abatangiye gukura ariko umusore w'imyaka 21 aba ari umwana pe birumvikana aba ari umwana umusore w'imyaka 35 wangu erega ingorane zirahari batinya gufata responsabilité kuko bavuga ati nta kintu ndagera kubera iki rero abasore bacu bo muri iyo myaka ntabwo baragira imbaraga za donc nka fondation hari abatanze urugero ambwira ko hari n'abamaze kugira izo mbaraga ariko batashaka kubikozwa urugero rwitwa Papa Sava urugero rw'abantu benshi bakeya baba bahari kubera impamvu zabo bwite hari n'abakeneye kuganirizwa rega buke bagashaka amato nk'uwo ndeba imbere yanjye ahangaha rwose uri kumbaza ibibazo byinshi nawe afite icyo kibazo cyangwa uragira ngo ukuremo igisubizo ngo hari ukuntu mu biganiro umuntu akuramo umuti ngende kwariza abantu ariko simpa nibyo I'm single searching namandi they are single searching ubwo ni ukuvuga nyine gusa urubyiruko rwacu rugomba gukora rukabona imbaraga reka ntabwo wakubaka udafite ubushobozi ariko nanone hari ubushobozi urubyiruko rwifuza kuzageraho kandi abashomeri bubaka bakafata no icyo nshatse kuvuga ntabwo ari ubushomeri ubushomeri ni iki kuba uri jobless nta kintu winjiza na kimwe mu voilà ubisobanuye neza nangize ngo ushatse kuvuga akazi ka leta kuko abenshi bumva ko kuba uri umushomeri nuko udafite akazi kaguhemba buri kwezi abayedi mbura ntago ari abashomeri voilà no kuvuga ngo ikintu cyose wakora kikakuzanira quelque chose ukabasha kuba watunga umuryango nta nubwo abantu bose bakora ubukwe buriya baba donc ntabwo abantu bose bakoze ubukwe ubabajije ntabwo ubukwe bwabo bwaragenze uko babyifuzaga
icyo nshatse kuvuga mu bushobozi ariko aravuga bati nibura bike bishoboka nibura bike bishoboka by'ingenzi mbe nabibona rwa rubyiruko rero rw'abasore b'uyu munsi ntabwo uzafata umusore imyaka 25 utagira akazi mubwire ngo yubake utagira icyakora ngo yubake ariko ibyo bintu bigomba gukemuka mu yihe nzira bakore bave mu abakuru babigishe bakore erega gukora nta nubwo ari akazi ka leta gusa bihimbira imirimo ariko birahari biri no gushoboka biri gushoboka nugerageza kugenda ureba urubyiruko rurakora rwatangiye kwiteza imbere bafite impano nyinshi harabazi gushushanya harabazi kubyina harabazi imyuga itandukanye ngiye mbona atari nka kera biri kuza sibyo nuvuga ngo niba uri umwana w'umuhungu ugaturayinga iki ngiki ukabona kikwinjirije ikintu uturayinze icya kabiri kikwinjirije abatutravu niko mbyita ubaye mu tutravu ibintu byose ukabona ko si ngombwa kwifokasinga ku kintu kimwe ukabona yuko n'iki kirashoboka n'iki kirashoboka wanashaka na rwo kandi ukaruteza imbere kubera ko deja bwabwo babukuvuyemo bwo kuvuga ngo ese urugo nzarutunga gute ntafite akazi kuko hari imyumvire urubyiruko rwagiraga kera yo kuvuga ngo mpabwa akazi na kanaka ajya mpemba yakabura akicara akumva ko ibyo bintu birangiye ariko niba umwana w'umuhungu agerageje iki akagerageza kiriya agenda agira experience yo kumva ko n'urugo zarutunga ntabwo urugo rutungwa n'umuntu umwe nicyo maze kubona rutungwa n'abantu babiri nyine n'umugore n'umugabo bombi niba uri umusore se ukaba ushatse umugore we nta kazi agira kandi ikindi maze kubona urugo ntabwo rwubakwa n'umugabo umugabo icyo akora ni ukubaka inzu ariko urugo rukomezwa n'umugore bafatanyije kuko hari abagabo nk'umugore badafite akazi akumva ko umugore ari wo kwicara mu rugo busanzwe bw'urugo apana bw'iterambere yego ubuzima busanzwe bw'urugo dukuyemo zira conflict z'umuryango buryo umugore niwe ufite kubikavaringa yego umugore ni inkingi y'umuryango arabikavaringa agasapotinga umugabo mu bitekerezo akamusapotinga mu kumuha kuhaje ubu niyo po ya mbere kuhaje gerageza bizashoboka aho abonye atangiye gucika intege bizashoboka hari byinshi cyane umugabo wamukeneyeho bituma yumva akomeye mu byo ari gukora mu kigande babyita kwagarana no kuvuga gukundana urukundo mu rubyiruko urukundo mu bashakanye rutari mu buryarya twarwa nk'igipimo kangahe ku ijana se twabimenyera tugira n'ibyo tugenda tubona muri sosiyete urukundo ibigaragara hanze sinzi niba nabyita iterambere nk'uko nari mbivuze bitanga isura yerekana yuko mu miryango nta rukundo rubamo sibyo tutagiye ku muryango ukwawo ngo turebe uko bimeze bitanga isura itari nziza yerekana ko biba byaracitse byaradogereye mu miryango muri rusange ugasanga umugore n'umugabo umwe ari mu cyumba cye n'undi mu cye cyangwa ugasanga nijoro ahagutse agiye mu cyumba kimwe narasa kugira ngo barwana mu mena agahanga ntiyajya mu cyumba cye ariko si byiza yego si byiza rwose donc niba ubwabo rega no mu kiganiro cy'ubushize narabivuze ni ukuvuga ngo niba ushaka kubaka warashatse kanaka mushaka kubaka nawe akaba ashaka kubaka igisubizo kiri muri imwe kereka hari udashaka kubaka ni ukuvuga ngo akageza bakavuga ati ndarambiwe ibi ndabirambiwe ariko niba ubirambiwe bibwire mugenzi wawe urupapa bimubwire ubwo aramutse ubaye minisita w'iterambere ry'umuryango uyu munsi wa none ni iki wavugururamo mbaye minisita ariko nawe arabikora baranagerageza uyu munsi ugiye kuba wowe ntabwo tugiye kumureba uko atabikora arabikora yego aho umuntu yashyira imbaraga nubwo zihari ariko nyine umuntu akagumya agapushinga akazongera donc ntiziveho umuntu akagumya akahatsindagira njyewe buri gihe ndabivuga si no mu iterambere ry'umuryango urugo n'umugabo ry'umuryango nyarwanda muri rusange mu bintu byose ikintu bita communication ikintu bita
imyumvikanire imiganirire hagati y'umugabo kugira arangaje imwe kugira ururimi rumwe hagati y'umugabo n'umugore ni ukuvuga ngo iyo muganiriye n'umugabo wawe mukaganira n'umugore wawe ku kibazo kitagenze neza kuri business muri gutekereza ku bitekerezo wungutse ubona bishobora kuba byateza imbere umuryango mukicara hamwe mukabiganira ya conflict ntabwo ishobora kuzamo ntabwo bishoboka nubwo wenda mugenzi wawe byakubwira wowe utabyemera kuko ntabwo ari ngombwa ko muhuza mu bitekerezo ahubwo muhuza nyuma buri wese yumvisha igitekerezo cy'undi ariko umutega amatwi ukamwumva akabikubwira nawe akagutega amatwi gutyo byanga bikunda havamo ikintu cyiza conflict ivamo. Hari umuntu wambwiye ati umuntu ni umuntu umugabo nubwo twaturarana niyo yaba ari mama niyo yaba ari umwana wanjye haba hari ibanga mfite ntashobora kumubwira haba hari ibyo nizo abatazi nibyo. Okay, iryo banga niba ubona ko ntacyo rigenda no kumumarira rega buriya ntabwo amabanga y'umuntu yose afite icyo amariye abandi no. Niba umugabo wawe hari ibanga ufite muri wowe ukareba mu myubakire y'urugo rwanyu mu myubakire y'urugo rwanyu mu iterambere ryanyu ukareba ugasanga ryabanga n'ubundi kuri mubwe ntacyo rigenda kumumarira sibyo. Okay, ushobora kumbaza uti ubwirwa n'iki niba ntacyo ryamumarira nawe urabibona niba hari ikintu bitse muri wowe ukaba yego warumbajije no kuvuga ngo urambwiye uti abantu ubwirwa n'iki niba hari ukuntu ushakana n'umuntu ugasanga ibyo wari witeguye ntabwo ariko bimeze ku mibonano mpuzabitsina sibyo. Ese ibyo witeguye ni ibiki ni ukuvuga ngo icyo gikorwa ngo kiye perform di nuko hari ibigomba kuba byabaye ugasanga ibyo bintu ibyo wari witeguye cyangwa ukunze nuko bitekereza uko ushaka ko bigenda ntabyo afite ntaba afite iyo sex se cyo ni cyambere kingenzi nuko afite iyo rugani sibyo idafite ikibazo siko bimeze utanarabigane wagera ugasanga ifite ikibazo icyo ni indi case sibyo. Ubwo ngarutse ku kibazo warubajije ni imigenzereze ibyo wari umwitezeho muri icyo gikorwa ugasanga ntabyo afite sibyo. Iby'imiterere y'anatomikoma ni imwe sibyo ariko noneho niba hari ibyo wowe expectingaga kuri mugenzi wawe ugasanga murabanye ntabishoboye ubundi abasore bakubagana abasore bashaka barakubaganye cyangwa abakobwa bashaka barakubaganye hirya no hino nibo baba expecting ibintu bitandukanye. Iyo umugejeje mu rugo ugasanga ntabyo afite wabimwigishije se wamushatse umukunzi sibyo wamushatse umukunzi ofite kumushaka ari cyo wamushakiye sibyo yego warakibonye already aragifite disons ni mwiza physical ya appearance byose arabifite uravuga ati uyu mukobwa yambere umugore umugejeje mu rugo mugeze kuri sex uti wapi niba atari ikimuga akaba nta malformation afite urumva wabimwigishije niba ari n'ikimuga se afite niyo malformation wamujyanye kwa muganga bakamuvura niba batamuvuye se ngo bishoboke kubera yuko biranashoboka sibyo kuba mukunze wamutungiye uko ameze kubera kuba mukunze ntabwo byashoboka kubera iki bitashoboka cya kimenyetso cy'urukundo kiba kitari gukorwa icyo kimenyetso cy'urukundo icyo kimibonano mpuzabitsina ibitakozwe ujye kumushaka ariko ibyo bintu wiyatandaga ko juste aho ngaho niho harimo ikibazo gikomeye sibyo kuko mbere yo gushaka banza umenye ngo urashaka iki mbere yo gushaka banza umenye ngo ushaka umushakiye iki niho uzasiporta ibintu byose uhura nabyo sibyo uri kunyumva yego icyo nicyo cyambere mutandukanye sexe n'urukundo mutandukanye sexe mutandukanye imishakire ushatse umuntu kubera iki uwo muhisemo kubera iki yego naho ubundi rero nimugera kuri asije ya sexe ugasanga hari ibyo akora cyangwa wifuza bikaba ntabyo bimwigishe nyine kuko urabizi ibyo ukeneye. Ngana ku musozi cyane mucyo tukiveho uti umwana wese ni umufate nk'uwawe nubwo yaba atari wawe ugomba kumurera mu kiganiro gishize ndumva twarabivuze yego birakwiye ko umuntu akunda umwana nk'uwe cyane rwose cyane pe
right, reka twinjire nka part 2 ifite iminota 5 gatoya. Uyu mwana umbwiye ko hari ahantu munsi icara hano yemuho none witonde yoroye kumere nka marayika bitesha ico nico kumera cyane ni ico rico njya mubona ku mbuga nkoranyambaga abonye ico nico turagusuje umeze ute meze neza urakomeye bitese ni byiza uranzi muganga dogiteri komera cyane sha ndumva nzi. Tugiye kuganira rero story y'umwana tuzayiganiraho ubutaha nk'ikiganiro cyose kirambuye. Twibwire umeze neza ko witonze ni byiza. Hari ikiganiro cyemperutse kubona ahantu papa na mama byaje kugenda gute? Neza gute nyine byagenze byagenze gute? Serious byagenze neza ntabwo abizi. Ese wariye umunsi wariye wari urahaga ko nta muraro ufite se nka za zindi njya mbona z'ibiganiro byawe yari gukinana niwe yego Shema twibwira n'ubu witwa Shema papa na mama barabana byagenze ute nyine ntabwo babana nyine papa afite abagore babiri ariko ntabwo aba mu rugo yego na mama bapfuye iki Sembezi bari story sindabizi ntabwo bizi no mama wa papa bafite abana bangahe? Bane namwe murimo babiri bigahe? Batatu biga kuri Busogo ya kabiri nanjye kuri Busogo ya mbere. Busogo ya kabiri ni iki? Ni STB ni iki? Yegeranye na STB. Ni bari hamwe ni bebe wanyu twebwe ni mama arayabona se amafaranga abo bagiye batwirukanye tugataha. Usiye mangahe ku ishuri? 13. Gusa weekend ni isabune yo gufura mama arayigura. Akora iki se mama? Ntacyo. Umvishe nashaka kumvisha ko story yo gufata umwana nkundi n'uwo mubyeyi yabyaye ntabwo gufata nkundi. Ibyo bintu birahari mu muryango muri rusange. Yego hari ababyeyi batabana babo. Hari ababyeyi batabana babo ariko umuryango muri rusange ugomba guhangana n'icyo kintu. Bivuze ngo babandi nakubwiraga babarezi za nzego zose zifatanyije aricyo cya kintu twavuga ko ugomba gufata umwana wese nk'uwawe kuko impamvu nta yindi. Uyu mwana ntabwo uzi icyo azaba cyo ejo sibyo? Ntabwo uzi icyo azaba cyo. Hari n'igihe uyu mwana azahura n'uwanjye kubera ko uyu mwana namufashe neza mugenzi aba ntagihari akazahura n'uwanjye nawe agafasha uwanjye neza cyangwa se akazafasha n'abandi neza kubera ko wamufashije neza. Ni ukuvuga ngo ntabwo umwana ari uw'umuryango primaire donc ntabwo ari uwa papa we na mama we gusa. Yego nuvuga ngo rero n'ababana ababyeyi babo babibyariye badafata neza wowe nubishobora uhuye nawe mufate neza kuko n'umwana w'igihugu n'umwana w'igihugu byanga byakunda nawe bizakugiraho ingaruka nziza cyane kuruta kuba wafasha umwana wawe bwite cyangwa se nk'uko wafasha umwana wawe bwite. Tubamwe bw'abana bageze muri 3 twahuye nabo bavuye ku muhanda bafite famille hano mu mujyi biga bari za marine zo ku muhanda. Mu minsi iri imbere mfite campaign yo kubazana kababereka bambaye uniform. Rero nizeye ko nashima ziga ntabwo ari kwiga cyangwa ari kwiga kabura minerval kwiga no bakwiye bamwirukana kwa mama ke dusigaye. Yego mama waragerageza. Yego Shema ugiye kuvuga nk'ibintu bitatakiye microphone urabibwira uwo mama yakugiraho inama wumva bikugora mu buzima dusoza byagora nta bintu zibikugora ati byagorane gukubagana ntawe ubona kanaga gutukana ntawe ndukanaga ngo musaba inama umva ratashema sibyo? Nubwo bwose byakugora kunsaba inama sibyo?
uravuze uti byangora ntabwo namenye icyo navuga sibyo ariko inama zose buriya nubwo umuntu yazikugira atazi aho ufite ikibazo n'ubundi uzisangamo sibyo yego nubwo utatinyuka ngo uvuge uti mfite ikibazo iki niki nshaka kungiraho inama ariko inama zose uzazisangamo ni ukuvuga ngo iyo ukiri umwana mutoya sibyo iyo ugifite ababyeyi ubana na mama wawe gusa sibyo inama nakakugiriye nyinshi mama wawe yaranazikugiriye sibyo ariko nakongeraho sibyo ni ukuvuga ngo hari ibintu bigeze nko kuri bingahe wowe ugomba kugenderaho icya mbere inama umutega amatwi ukamushimira kandi ukamwumva icya mbere sibyo icya mbere ni ukubaha abakuru buriya wubaha abakuru uzi ikintu ukuramo abakuru kuko baba bakureberera imbere wowe utaragira baba bahazi sibyo ni ukuvuga ngo bagenda bakuyobora muri wa murongo wo kugira ngo utazahura n'ibisitazi sibyo cyangwa se umunsi wahuye nabyo uzagire gute uzamenye uko ubyitwaramo icyo ni ikintu cya mbere iyo uteze amatwi abakuru iyo bakubujije bati ntukagire gutya haba hari impamvu sibyo nubwo utayumva ukiri mutoya ariko iyo umaze gukura ugira gute urayumva icyo si kimwe kugira gute kubaha abakuru ukabatega amatwi kumva inama zabo naco nico icya kabiri sibyo kubana neza n'urungano rwawe iyo mvuze kubana neza n'urungano rwawe mba mvuze iki kutabiyenzaho kubakunda nuvuge ngo uriya mwana njye sinakina nawe ndamwanze sibyo kubakunda icyo bisobanuye ni ikintu kinini cyane hari umwana nubwo ubona uri umwana mutoya ushobora gufasha undi mwana mugenzi wawe sibyo umwana niba agize ikibazo ukumva yuko wamugirira impuhwe sibyo umwana niba sitaye ukumva ko wamubwira komera ukabyumvamo ko ababaye sibyo gukina nabo neza ukumva ko ari abana bafite umubiri nk'uwo ufite sibyo icyo si icya kabiri bizakumarira iki bizakumarira iki gukunda abana bagenzi bawe urungano rwawe ndetse no kubagendanira neza utabiyenzaho wumva bizakumarira iki bizatuma na bagenzi bawe bakwiyumvamo voilà urakoze cyane bizatuma na bagenzi bawe bakwiyumvamo kandi bizatuma muri wowe hakuramo ikintu cy'urukundo sibyo no kubakuru umugizi aba wakuze hari inama ya gatatu rero sibyo inama ya gatatu ni ukumva ko ushoboye muri wowe sibyo iyo mvuze kumva ko ushoboye mba nshatse kuvuga iki kumva ko mbese utaciwe nawe washobora gukora naco nico ni ukuvuga ngo iyo wumvishe ko ushoboye muri wowe rero ni hahandi uzumva ko uko uzagenda ukura sibyo nawe ushaka kumera nka kanaka wakomeye ukagira bwa bushobozi nk'ubwa kanaka sibyo ibyo bintu ukora ukabasha kuzaba nawe wagira buzafasha sibyo uri umwana muto ushobora kuba nta bushobozi ufite bwo kuba wafasha mama wawe bwo kuba wafasha abandi bantu bafite ibibazo ariko nukura wiyumvamo ko ushoboye sibyo uko uzagenda ukura uzabumva ko nawe ko kuzashobora kandi ugafasha n'abandi icyanyuma rero sibyo kugendana n'abana bafite umuco kugendana n'abantu ntiwisange mu bibi niba hari abana bagira udukungu tw'ibibi sibyo niba hari abana bagira imico mibi kugira ngo uzashobore cya kindi cya kabiri nakubwiye cyo kugira urukundo mu bandi bana ndetse no kwiyumvamo ko uzakurura umuntu muzima kwirinda icyo bita ibigurupe ibigare abantu bagira imico mibi kuko iyo uri umwana mutoya ubifata vuba sibyo kandi nuramuka ukuze uba mu mico mibi bya bindi byose nakubwiye ntabwo uzabishobora hanyuma icyo bizagufasha n'iki kindi urumva bizagufasha iki kutagira n'abana bafite imico mibi byagufasha kugira ubuzima bwiza gutera imbere bizagufasha gutera imbere sibyo bizagufasha gukura uri umuntu muzima ukazirinda ibiyobyabwenge ujya ubyumva iyo wagiye muri ya mico mibi ntabwo ubasha kubyirinda wagira amahirwe yo kwiga rero nk'uko uri mu ishuri sibyo wambwiye kubona minerivare bigoye aho se mama wawe ntatanga nayo yandi abashije kubona ugasanga ntabwo uri kubyitaho kwiga wabaye wa kangahe mu gihembwe gishize ntabwo bamaye kubera ko utabashije kwishyura
ni urumva ko ni ikibazo ariko ugomba kubikunda kwiga nawe sibyo ugomba kubikunda kwiga mu gihe ugize amahirwe yo kwiga icyo bimaze bizakumarira niki byatuma utera imbere byose biganisha ku iterambere ariko aho bituruka nuko urajijuka muri wowe ntumere nka wa muntu utazi ibintu biri hanze sibyo yego ndumva ari ibyo shemanga washimira urakoze cyane nawe ucoco ni basuza gute